bavandimwe bene Rwanda, nagira ngo ubu butumwa ubwumva abujyanishe n'ikiganiro natanze ejo kivuga ku mateka y'u Rwanda ukuntu bayabeshyeye. Ndavuga ko bayabeshyeye kubera ko ibyagombaga kuvugwa babitaye hirya, ahubwo bavuga ibyo bifuza, ibibanogeye, ibitari iby'Abanyarwanda. Bimwe mu bisobanuro, sinatanze ibisobanuro byinshi cyangwa sinabitanze, nta gihe nari mfite igihe gito nk'icyo mfite uyu munsi. Nishobora kubona bitarenga minota 30, yenda ndatanga bikeya, ariko ibyo mvuga uyu munsi ni ubutumwa, ni ubutumwa bw'ukwemera bwatanzwe n'Imana, buhabwa umubikira wo muri Tanzania. Yezu yamwohereje mu Rwanda, ubu ari mu Rwanda, ariko ubutumwa yabutanze kera. Jyewe ubwanjye ndumva mufite hashize imyaka igeze nko kuri 5-6, kandi yamwohereje mu Rwanda, kuba mu Rwanda nyuma ya Covid. Donc wumva Covid ni nyuma y'ibihumbi 2020. Iyo ubu butumwa impamvu bwagombaga gutangwa n'ubundi, ariko jyewe cyane cyane nabutanze kubera ko nabwize ngasanga ibyo buvuga mbyemera, kandi mbijyanisha n'ibyo nabonye, n'ibyo numvise, n'ibyo navuze ejo ku mateka y'u Rwanda yabeshyewe. Uwo mubikira yitwa Antonia Celestino ndakeka. Noneho yatanze inyandiko irimo ingingo 13 Yezu yashatse yasobanuriyemo isi yose icyo u Rwanda ari cyo. Yabyanditse ingingo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu kugeza kuri 13, abyanditse mu Kinyarwanda. Nabibonye mu Kinyarwanda, noneho ndebye nsanga ngomba kubyandikaho, nzishyira mu Gifaransa. Zishyize mu Gifaransa kugira ngo mbone uko mbyandikaho, ariko intuza original, ni ukuvuga iy'Ikinyarwanda, ntabwo nzi aho yagiye. Nasigaranye za zindi 13 nashyize mu Gifaransa.
ubu ndagerageza ndatanga 10, izo 13 ndazivuga uko nazanditse mu gifaransa, ariko ndagenda zisobanura mu magambo yanjye atari amagambo ya originali uko yari yanditse, kuko ikinyarwanda uko yabyanditse mu kinyarwanda numva narabibuze, ariko ngiye kubishaka nabishakira aho nabibonye, birahari byanze bikunze. Kubera igihe gitoya mfite, ndashaka kubanza kurangiza ukuntu u Rwanda Yezu ubwe amwibwirira, uko yavuze u Rwanda urwo ari rwo. Nimumara kumva urwo Rwanda urwo ari rwo, murasobanukirwa neza bya bindi ibyo navuze ejo, yuko u Rwanda iyo baza kurumenya urwo ari rwo ntibaba baratanze amateka nk'ariya batanze, kuko ariya batanze ntabwo ari iy'u Rwanda, ahubwo nayo njye mvuga ko ari ay'Abega, ntabwo ari ay'Abanyarwanda, kuko urebye neza no mu mateka y'u Rwanda ahubwo nyayo iravuga ngo mwebwe ngo Abega ngo kubera ubusambanyi bw'indani mu muryango w'Abega mwari mufite, yabonaga ikigwa yabonaga muzagira, ati kubera ubwo busambanyi inceste, aravuga ati mwebwe muzajya hariya, muzabe hirya iyo ngiyo, wa mugani wa wundi ati hirya iyo, hirya iyo ni ukuvuga hehe? Muri Bugesera. Abanjye bazaba muri iyo hirya mu misozi, hirya iyo nanone mu misozi. Ariko uko byaje kugenda, igihe cya nyuma ba bandi bagombaga kuguma hirya iyo mu kibaya baraje baza barenga imisozi, baza mu misozi, noneho ahubwo bategeka ba bandi ikigwa yari yavuze ati ntimuzagere, mugume hariya, jyewe abanjye simbashaka ibyo bya inceste. Ariko resulta abakoreze za inceste babyaye umwana niwe waje kuba umwami. Reka ibyo ni ibindi, reka mvuge minota itarancika ibyo Yezu yabwiye Antoniya. Ni igihe cyo kubisobanura nikigera, yenda ndaza kubona igihe muri iyi minota mfite, mvuge bimwe, ibindi nzabisobanura nyuma. Ndaza gusobanura zimwe, izindi nzazisobanura. Yezu yabwiye Antoniya ati, mu gifaransa nanditse ngo le pays du Rwanda sera puissant et la lumière du monde. Igihugu cy'u Rwanda kizaba igihangange kandi kizamurikira isi. Kizaba une puissance. Isi nicyo izajya ab'isi bazajya barebera ku mirasire y'u Rwanda. C'est le Rwanda qui sera le siège de mon trône. Ubwami bwanjye buzaba bwicaye, inuza ingoma yanjye izagira inuza mu Rwanda, zaba iri mu Rwanda, kubera ko nahisemo u Rwanda
nk'uko natoye Isirayeli, nk'uko natoye Isirayeli, nahisemo u Rwanda nk'uko natoye Isirayeli. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere kiravuga ngo la terre sortira des ténèbres éclairée à partir d'un pays, le Rwanda, que j'ai choisi, qui éclairera le monde entier. No, ngo isi izasohoka mu mwijima iyobowe, ibonekewe guhera mu gihugu u Rwanda nahisemo, natoye, nicyo kizamurikira isi yose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nari nakivuze, nicyo nari nagize icya mbere, ahubwo le Rwanda, le pays du Rwanda sera puissant et la lumière du monde. Okay. Noneho igihugu cy'u Rwanda kizaba igihangange, kikazamurikira isi. Cya gatatu, u Rwanda, c'est le Rwanda qui sera le siège de mon trône. Okay. Aha naringeze, niho hazaba intebe y'ubutware, kubera ko nahisemo u Rwanda nk'uko nahisemo Isirayeli. Icya kane, le Rwanda et Israël d'Afrique. U Rwanda ni Isirayeli yo muri Afurika, Isirayeli y'Afurika. Cya gatanu, ce sont les Rwandais qui seront les serviteurs de ces grâces venant de moi. Ni Abanyarwanda bazaba abatanga imigisha yanjye ituruka kuri jyewe. Cya gatandatu, ngo le Rwanda sera lourde d'Afrique. Tout ce qui a été annoncé à Fatima sera annoncé au Rwanda. U Rwanda ruzaba lourde. Lourde ni hahandi mu Bufaransa bajya haboneke, hatangwa imigisha iturutse, yatangirwa, bajyayo bakabona, bagafata amazi y'urude, bakagira aho. U Rwanda ruzaba rude y'Afurika. Ibyavugiwe i Fatima, ibyavugiye i Fatima byose bizasohorera mu Rwanda. Kimwe mu byatumye mbona ubutumwa ko ari buvuye ku Mana koko, nuko nari maze imyaka igeze nko ku 10 narahawe narasobanuriwe icyo
kugeza n'ubu kiliziya gatolika itaravuga cy'ubutumwa bwitwa troisième secret de Fatima. Aho i Vatikani barabivuze, ariko ibyo bavuze ntabwo ari byo. Bavuga ko ngo uwo bavugaga muri iyo ntuza muri troisième secret de Fatima ngo ni Papa Jean Paul II. Jyewe nabonye ari Vincent, Archevêque Vincent Nsengiyumva, kuko uko babivuga narabibonye, narabikurikiranye neza uko bagiye babivuga. Ni Nsengiyumva n'urugendo rwa Nsengiyumva n'ubwicanyi bwakorewe Nsengiyumva n'iki byose, kandi na Bikira Mariya ikibeho muri 94 yarabivuze, abwira abantu ati aha ngaho iyo nzira mwahawe nimukomeze inzira, aho mugera aha ngaha muri ndi niho mugomba kugera. Abandi ati kandi mwebwe mwanga kunyumva ni namwe mbwira. Hari kuri 20 hari kuri tariki ya 15 y'ukwezi kwa gatanu bari i Kabgayi, babishe ku itariki ya 5 baranze gukurikira inzira y'Ikibeho. Ariko babishe ntibagombaga kubica kubera ntuzi. Donc noneho icya karindwi aravuga ngo umutima Cœur Immaculé, umutima utarasama icyaha wa Mariya uzatsindira mu Rwanda. Okay. Donc, le Cœur Immaculé de Marie triomphera au Rwanda. L'Église sera reconstruite de nouveau à partir du Rwanda. Ni mu Rwanda kiliziya izongera kubakwa bushya. Icya cyenda ngo nzahindura, je changerai en paradis le pays du Rwanda parce que c'est lui que je ferai la nouvelle Jérusalem. Nzahindura paradis igihugu cy'u Rwanda kuko niwe nzahindura, nzagira Yerusalemu nshya. Nimureba neza muri message natanze ejo, naravuze ntimurebe muri Ezekiyeli 4 igice cya 4 umurongo wa 1 na 5 umurongo wa 5, muzasangaho Imana ibwira Ezekiyeli iti kora fotokopi ya Yerusalemu. Ata aho ngaho imubwira mu gice cya 5 umurongo wa 5 ati aho niho nashyize Yerusalemu, aho muri hagati muri ibyo bihugu by'abapagani. Yerusalemu, iyo Yerusalemu yafotoye yarahagumye, aho yafotoye ifoto yayo yayishyize ahandi. Aho handi ni hehe kiliziya kugeza n'uyu munsi itari yavuga.
icyo navugaga ejo. none ravuze ati je changerai en paradis le pays du Rwanda parce que c'est lui que je ferai la nouvelle Jérusalem. Nabisobanuye mu Kinyarwanda. J'ai choisi le Rwanda pour qu'il guérisse le monde. Nahise mu Rwanda kugira ngo ukize isi. Icya 11, le dur travail de reconstruction à nouveau de mon église sera confié de plus en plus aux laïcs. Donc, akazi gakomeye ko kubaka bushya kiliziya yanjye kazahabwa cyane cyane abarayiki. Ya 12, moi, Dieu Tout-Puissant, je ferai des miracles dans le pays du Rwanda. Ces miracles font guérir plusieurs et feront trembler le monde. Yewe Imana shobora byose, nzakora ibitangaza mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bitangaza bizatikiza benshi, kandi bizatuma isi izahinda umushyitsi. Bizariza benshi kandi isi izahinda umushyitsi. Les Rwandais sont ma famille et moi je suis leur Dieu. Abanyarwanda ni umuryango wanjye, nanjye ndi Imana yabo. Ibyo uko ari 13 nibyo umubikira Antonia Celestiano, ko yitwa Celestiano, Celestina, yabihawe abivuga imbibona. Narasanze ibyo bintu birimo guhishurirwa gukomeye. Niba usoma ijambo ry'Imana, umuhanuzi Petero, mvuge nka kiriya cya mbere, la terre, ubutaka, isi izasohoka mu mwijima imurikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Nahisemo nujya kureba mu gitabo muri Nouveau Testament, iravuga yuko cyane cyane mu gitabo cy'Abaromani n'Abagalatiya cyane cyane mu gice cya 3, irerekana Abaromani nanone, ahubwo Abaromani igice cya 11 umurongo wa 10 na 7 n'9 cyangwa 11 na 11 cyose ushatse wagisoma.
harerekana yuko ukwemera abana ba Aburahamu, umuryango wa Aburahamu wahawe umugisha, ni ukubera ukwemera. Ntabwo ari abana ba Aburahamu bose bazahabwa ngo nuko ari ab'Aburahamu, no, bazahabwa impano Imana yahaye Aburahamu, ntabwo ari byo. Hariya abaromani na Ezekiyeli n'abagalatiya aravuga ati ntabwo ari ukubera ko uvuga kuri Aburahamu cyangwa se uvuga kuri Yakobo cyangwa se uvuga kuri Abayahudi, no, ni ukubera ko wemera, niho bizaguhesha kuba umwana descendant wa Aburahamu. Ni ukwemera kuzakiza abantu. Noneho Saint Paul waravuga ati la descendance ya Aburahamu ivugwa hariya ni Kristo. Ni ukuvuga ngo uvugwa hariya ni Kristo umwami, ni Kristo umwami, niwe watowe. Ntabwo ari ukubera ko uvuka mu Bayahudi, kubera ko uvuka mu no, ugomba kuba wemera, niho agakiza gaturuka. Ni ibyanditse mu gihe hano mu Bikira arasobanura ko ya descendance ya Aburahamu, babandi babonwa agakiza no gutorwa, hatowe u Rwanda, kandi nicyo cya gisigo cy'umugabekazi wa mbere avuga ati abakurambere banyu batowe cya gihe ku musaraba. Niho amateka yacu yagombye gutangirira akagendera. Basi kwemera kwacu, uko kwemera abantu abami baraje, igihugu cyacu baracyifunga, bagira gute, bimara imyaka n'imyaka 400, bongera kwa kwemera kongera gutangwa, kugaragazwa n'umwami Charles Rudahigwa, wapfukamiye Imana. Rudahigwa ku itariki 27 y'ukwezi kwa 10 muri 46 ati ni wowe wanaruremye, waturemeye, ni we waduhaye ibintu byose. Twanze kwemera, twanze gukurikiza amabwiriza yawe, ariko duheremo u Rwanda rwa Isirayeli barahambye Yezu, mu Rwanda bamwemera nk'umwami. Rwanda ngibyo byo umutanzaniya avuga, ngibyo byo Bibiliya ivuga. Ngurwo u Rwanda rwatowe, Abanyarwanda nibo bazagira, ariko ntabwo ari Abanyarwanda ngo ni ukubera ko ari Abanyarwanda. Harimo ibanga ry'ukwemera, kuko uko bizagenda Imana izakora ibitangaza, ishobora kuduhindurira tukabona ntuza imbaraga, tukema tukayaguta, ariko tugomba gushyiraho akacu. Ntituzajya tuvuga ngo u Rwanda nirwo ngo ruzagira gute. Ugomba kwemera, n'utabyemera nabyo ntacyo bizakungura
muri gahunda Imana yatanze yabwiye ntuzi nutemera yuko u Rwanda ari urwa Kristo umwami, abanyarwanda biha bajya imbere bakurikira Kristo umwami aho gukurikira abami b'inzaduka b'imvakuzimu n'abaki bose, abo ngabo ugomba kwerekana ko uri uwa Kristo umwami kugira ngo ukorere agakiza kawe aho gukorera amashitani. Nashatse ko izi revelation za Antonia abantu bazumve, barebe, bazijyane n'ibyo ejo navuze ku byerekeye amateka yacu. Ibi nabyo ni amateka yacu, kuko mwibuke Yezu hari aho yavuze ati nimutagira ukwemera kurenza uko abayahudi bari bafite bigisha, bariya bamuhambye bamugize ntuza, kandi ngo ari bo bari bayoboye sinagoge n'ibyo byose. Nimutagira ukwemera kurenza uko abari, ntabwo muzabona ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwo bwami bw'Imana muzabuheshwa no kwemera, ntabwo ari ukubera ko mwabaye abayahudi cyangwa se musa nabo. Naho waba utari umuyahudi ariko wemera Kristo nk'umwana w'Imana, bizaguhesha imigisha yayo, umugisha wa Kristo. Uzaba waremeye, uzemera ko yapfuye kubwe akabambwa ku musaraba, agapfa, akazuka, kandi akajya mu ijuru. Uwo akaba akurikirana komandoma z'Imana, itegeko y'Imana, atayatera imigeri n'ibiki byose. Uko kwemera niko kuzagororerwa abana, kuzagirwa n'abana abanyarwanda, n'abana ni barumuna bashiki ba Kristo.